the whites batuzaniye Bibiliya n'imbunda, abakunzi bafata gakondo bashyira hasi barashyingura barenza agataka bimika Kristo. Nawe yarari kongerageza ariko twaragikoze wahereye ku cyubaka ino cano, wahereye ku ki utekereza kuri bana, wahereye ku ki utekereza ko tugomba kwibukiranya, wahereye ku busabiza hari umusizi umwuzuro, hari nyirarumaga Arisi, niyo mpamvu mbishe nataye rusaro gasaro nataye undicuza nyanswa umuswa mindurwa umuswayire nyanswa kuvugwa nswaswanuko nyine urumva ni insubiro. guhaye ikaze kandi ndagusuhuje cyane wowe ukurikiranye Lioness or Talent cyangwa se Lata. Ndagushuje cyane wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Twongeye kuza kuri wa mwanya wacu tugenda twegera impano zitandukanye, impano zigiye ziri hirya no hino. Turatuzanye n'impano idasanzwe, impano y'umusizi. Ngewe icyo nababwira numiwe, namwe mugiye kubyibonera uburyo tugiye kuganira ndetse n'ibyo adufitiye bigiye bitandukanye. Tuguhaye ikaze kuri Lioness or Talent cyangwa se Lata. Uratangira wivuga. Murakoze cyane, ndi umusizi RUGA TRIGGER nyambere mu mbere ku rugamba ishema ry'u Rwanda rugambarene. Ibyo nibyo natojwe na mama, akabura nikaboneke kataboneka nikarutwe umudasumbwa, ikibasumba nyiri kubasumba atisimbukuruza. Ikibasumba udasumbwa use ni ikibasumba ni nyiri kubasumba atisimbukuruza. Aba bakumva nyine ngarabasumba bakitwaza uburebure, kandi nubwo nyine bamusumba mu gihagararo ako nyine wabasumba atisimbukuruza. nanjye gusa hari unsumba ntisimbukuruje atera abandi tuguhaye ikaze no kuri uyu murongo wacu wa Lioness or Talent, aho tugenda twegera impano zigiye zitandukanye kugira ngo zibe nk'imboni z'abandi, cyane cyane nkamwe muba mwarabyinjiyemo neza, abandi babarebereho bafite impano nk'izanyu bagire aho bazikoresha cyangwa se bitinyuke. Ibintu byo gusiga aribyo twinjiyemo byawe. Tangirana n'igisigo twibwira impano yawe wayikomoye hehe, umva yarakujemo gute? Kumbwira ibintu bibiri se ndaherahe. Urambwiye tangirana n'igisigo impano yawe komoye, ako kaduhere ku gisigo nta kibazo. Bibaye byinshi, duhitiremo ikiryoshye. ikiryoshye byose se ko biryoshye yaba ubundi ndagishaka ariko byose ariko biraryoshye tu. Hari icyo mfite cyitwa crazy ariko cyitwa Black Jesus. Aho se ibaze ko nabibaza nimbabaho. Ubundi se mbwira Yesu kuri we ni umwirabura cyane umuzungu? Ni umuzungu uko nabibonye, uko niko wabyeretswe. uko babinyeretse uko mbizi, ngaho kangiye mubwira uko mbyumva. Tangiye kivuga ngo Jesus belongs to Africa as much as he done to Europe and Asia. Iyo ni documentary nabonye y'umuzungu ubyivugira. Tangiye kivuga ngo the whites batuzaniye Bibiliya n'imbunda, abakunzi bafata gakondo bashyira hasi barashyingura barenza agataka bimika Kristo. Nawe mugira white but is black, bakurura bishyira si bose amameno Black Jesus. Trigger kugakusha indi kusha kuri lompe ni lompe siskomperekana n'inyenda shit mara. And then what do you see? With my eyes and on my mind I see the development of Rwanda first of all, and I see the development of Africa, where Africans start thinking about the white Jesus and they start thinking about Black Jesus. My man, a man of man, damn it. Batwigisha Adam basa, Eva basa, and then batwigisha Satani dusa. Turasoma turakurikira, but it's time to kick them down, and then tukabigisha nde Adam dusa, Eva dusa, Black Jesus for life. Wow, Black Jesus. Nagako icyo wari ukizi. Ntabwo nari nkizi. Bamugana ibintu twabyibaza kuki baje batwigisha ko ari abazungu, ibyiza ni iby'abazungu, Satani niwe wirabura. Ariko nyine hari ahantu bibeshye. Hari umugabo ntabwo nibuka izina rye ariko yarabwiye ati nibyo turabirabura,
n'amapine imodoka zanyu zigenderaho arirabura, ariko natwe pH tujyana mu bwiherero zirera. ni umuzungu wabivuze, ni umwirabura wabivuze? Ntabwo mbyibuka neza, ariko ako kantu narakumvisha. ahubwo abantu babyibuka neza babishyire muri komenti batubwire. babishyire muri komenti. iki gisigo kireteresheje kandi wahita ubyibazaho wa mugani kubera iki babikoze kuriya, ariko niko twabisanze. gusa uko tuzagenda duhumuka cyangwa se tubitekerezaho cyane, tuzagenda buri wese amenya ukuri. none nk'uko natangiye ndi kubikubaza, ibintu by'ubusizi wabyiyumvishemo gute? byaje gute? byagufashe gute? ni ukuvuga ngo nabonye bizondazikana, byazanye n'irungu ryinshi cyane. irungu ryinshi cyane bisobanuye? I was born a hustler. njyewe nyine I was hustling kuva ndi umwana. ntabwo nzi kwicara nyine ahantu hamwe, mba ndaha. so pano nose ubwo umwana arashakisha nyine kuba ahantu hamwe, ntabwo nyine mba numva ari ibintu biri fair, ariko ndi kubyiga by the way. kwiga gutuza, ndi kwiga kuba ahantu hamwe noneho. gusa kumva nyine nakuze muri karitsiye zacu n'urungano rwanjye tworaga twirukanka ngaho twagiye gukina biye, twazivuyemo tujya gukina umupira, twazivuyemo tujya kwidumbaguza. ariko njyewe ni inyamaswa, naranatinyaga. baza ko urungano ruhise rumpamagara. urungano rugomba kurushaho apfa kuba ataramuweshya icyo gihe rero waridumbaguza urayasoma. najyaga ku nkombe nkakubita urushya amazi, ubwo nanjye tugataha natose. ukavuga ati nawe woze. igihe cyarageze rero njya kwiga muri interina. ngiye muri interina rero nibwo nagize gutya, ngeze ahantu mbona wagira ngeze mu gihugu gishya, abantu bashya, kandi kwisanzura ni ibintu bingora ku bantu ntazi. irungu ryamubise nk'icyumweru, sinemerewe gusohoka, sinemerewe kurenga ikigo, ntabwo nakifata ngo ngende nganirize umuntu tutaziranye. irungu ryaranyishe, nibwo natangiye nyine kwandika, mvuga ngo ndi kwandika igisigo, kubera ko mbere y'uko njyayo nari nanditse igisigo. ni story yari yabaye, nyandika nshaka kwiyandikira indirimbo ya hip hop. ni ibintu nyine byari byabaye hagati yanjye n'inshuti zanjye. ndabyandika, icyo gihe ndanabyibuka, nabyanditse mu ma 3:00 y'ijoro. ngiye umuvandimwe wanjye Arawan, akaba n'ubu ngubu ari we producer wanjye, yitwa Prime Beat. Arawan go crazy. so ndamuganira, ndi kwandika ingoma. icyo gihe twakoreshaga application yitwa Bandlab na Kinemaster, niwe wabikoreshaga phone. yiga nyine production, yakoresheje app akabihereza abantu, agatumira abapeti bakaza akabarikodingisha phone akabibakora. nawe mwaza ndi kwandika ingoma, ejo witegure turakora projet. 3:00 umuriro urabura, mpita ngenda munsi y'urugo aho ukwezi kwarasaga fresh, ndakomeza ndandika. mu gitondo mbonye Jinkaro, nawe undi mujene w'inshuti yanjye wo mu rapper, akora n'injyana zose, afrobeat, everything. ndabimusomera, ambwira ati rero kantu ndumva ari agapoem keza k'urukundo, reka dupange tuzageze producer wanjye azagukinira amanota, noneho ugashyiremo, nanjye n'umujene wanjye duhita dushyiramo indirimbo y'urukundo, byahita bihura. umunsi twabivuganiyeho, haciyemo iminsi mike mpita njya ku ishuri, irungu riranyishe. irungu mu kunyica nibuka amagambo ya Jinkaro. ndavuga ni rero uko byagenda kose reka mbikomeze. nibwo rero nahise nandika kuri life yanjye, ndandika ngo only God can judge me. I was in love with hip hop kuva ndi umwana. only God can judge me, indirimbo ya Tupac. so icyo gihe rero nanditse igisigo cyitwa only God can judge me. mvuga ngo Imana niyo mucamanza, cause nyine navugaga ukuntu yampaye ubwenge, imereza abantu bankunda, urumva
ariko nyine nkahita nshyiramo na bya bintu nyine bitagenda neza kandi biri popira abantu bose bazi. Birakomeza gutyo. Nyuma y'icyo ngicyo nibwo nahise nandika Black Jesus muri interina, irangije itimereza ikigo cyose gihita kiba inshuti zanjye. wari uzanye ibintu bishyashya byari bishya abantu batamenyereye kandi byiza pe byiza. Ibintu byo kwandika ibisigo nk'uko we wicaye kumva akantu karaje kereka nandike ibisigo nk'ubu ngubu ahangaha turi bize nk'akantu twenda nk'iki igiti ushobora guhita ukimanuka ukagikorera igisigo, urakimanuka ukagera mu ndiba yacyo ku muzi wa nyuma ukongera ukakizamuka ukagera mu bushorishori bwacyo. Ni ukuvuga ngo hari uwambwiye igiti ndakimanuka ngera mu mizi ku muzi wa nyuma washoye kuruta indi, ndongera nzamuka ngera mu bushorishori. Ariko ndavuga igiti gikwiye gusakara, igiti cyera za mbuto ariko imbuto z'umugisha. Ninde wasaruye ku mahwa? Nawe tuzi. Ninde wateye imbuto ze mu mahwa? Uwo nawe tuzi. Na Kristo yafashe abatarateraga imbere abagereranya na za mbuto zatewe mu mahwa. Nimba uri igiti ifate wegereranye n'igiti, ese wera imbuto z'umugisha cyangwa wera za mbuto mbi? Bibaye bitoya ariko uvuze igiti buriya mu mutwe nandi kwibuka hari undi mujene wambwiye ngo kora freestyle ku gitiritiri. Yari ari kungerageza ariko twaragikoze igitiritiri umanuka igitiritiri ibaze kwera. Ni ubuhanga bukomeye ujye wicara ese yaravuze ngo uzajye wicara wigurira akantu niba uzajya ushima Imana niba uzajya bigenda gute ndava hano ukaguze natakagura nzabibabwira. So ni ubuhanga bukomeye kuba wabona ijambo cyangwa wabona umuntu. Ikibazo njye nagira nabona ko iyo duhuye uhita untekereza nk'amagambo wahita umvugaho. Nicyo kibazo bagutunge kamera none se ndakuvuga batakureba bigende gute? Wenda mvuze bakureba nibwo bagenda banareba twatumye ndi kuvuga karakanura wantera isoni. Rero nimba ugira isoni se urumva nkuvuze nkabona urabitaye nasigara mbyiganiriza. None se nk'ubu nk'iyo uri kumvuga wenda njyewe uku nguku ariko ubwo nabyo twabishyira mu busizi cyangwa byaba bihindutse ikindi? Ese ubundi kureba busizi ni iki? Ntabwo nabimenya. Nyine hari ababyita umuvugo urumva ariko gishobora kwitwa nk'igisingizo. Mbaye ndimo ndakuvuga nyine nkusingiza nkutaka cyangwa byaba ari umutombo utandukanye. Umutombo ibisingizo se zazamo n'imitombo ntabwo mbizi. Njye ntabwo nize nyine bino bintu. Buriya hari abantu bicaye bari gukritika mu manota hagati ko katari ko nabyize. Bamwe bize umuvanganzo barabyiga neza cyane, barabyiga bakaewana n'ibinkora nyine ashobora kubireba agahita avuga ati uriya bwoko bwa biriya bisigo na ziriya sitire akoramo byitwa gutya. None se wowe ntabwo wigeze ubyigaho na gake? Shange nize kubaka ndi umusizi w'umufundi. Tudusigira umusizi w'umufundi nkabasiga ariko simbasige ngo mbamareho, narabasize mbasigira icyo guheraho mwiga. Bamwe bazajajinga abandi bazavuga ngo ni umusizi ariko turamubona hano tumubonana umwiko wawurekuwe. Ariko se ibyo bimaze iki? Icyo mvuga ni ubutumwa mbaha mu bufata uko nakabubahaye mu byizere ko nakabibijeje, ariko abacamanza n'abaducira imanza mubigendemo gake. Icya mbere niturya iwanyu nidutahe iwanyu, ibyo dukora tubikora nkatwe, tubikora kuko tubikunze. Imibare izazamuka ntitubikora kubw'imibare ariko tubikora n'abubatsi. Dufata ibitagaragara tugafata ibitizerwa
tukabyubaka. Nta musizi nta mufundi, bose ni bamwe, bose barubaka kandi bahera mu busa. Mbikubwire se, wahereye ku cyubaka ino cano, wahereye ku ki utekereza kuri bana, wahereye ku ki utekereza ko tugomba kwibukiranya, wahereye ku busabiza ari nk'igitekerezo uracyubaka, ushyira itafari ku rindi, ushyiramo juwe, buri kantu ku kandi ukitaho. Umaze kubyubaka warabikoteye, sinize gusigara hasi, sinize kujya hasi. Umusizi wasize ngasigana ubusazi bwinshi n'ubugoryi bwinshi. Uko babyise ni uko nguko niko nagiye mbyumva, ariko ikiri cyo cyo nuko wa musizi w'umusazi, wa musizi w'umufundi wasize agasiga n'abari mu isoko, agasiga na bamwe basiganaga, nkabasiga mbanje kubasiga. Ukimurikunda nkahura na rumuri rumuramurikira imuhanda ku muhanda, no munsi y'izuba nakomeje kuganzwa n'urwo rumuri. Umusizi w'umufundi narasize nsiga nasigana, guhagarara byanze bitwabikora umunsi wose. Oh my god, byakomeza. none se ntabwo warubizi, ntabwo wigeze ubikoraho nk'ibyo nari nkubwiye? Ntabwo nabisubiramo. ubu ngubu bije kano kanya nyine iyo uri kubivuga uratwarwa. Se wabonaga se, nabona uko najyaga guhagarara nkahita numva haje ibintu. None se ubu ngubu wa mugani nturi umusizi w'umusazi? n'ubundi abantu babibatuye abasizi babita abasazi. hari umufilozofe umwe yaravuze ati ngo iyo ushatse umugore mwiza bamwita Socrate. ni umufilozofe wa mbere. umugore mubi ngo kugira umusizi w'umusazi, nibyo yavuze ngo umwe mu banyeshuri be yaramubajije ngo ese Socrate tubwire, gushaka ni byiza? bivugwa yuko Socrate yari afite umugore akitwa authentique, ibintu nk'ibyo. bikavugwa yuko ari we mugore mubi w'ikinyejana wabayeho muri biriya bihe, kubera ukuntu yafataga Socrate, ariko Socrate akanga gutandukana nawe. Socrate rero yabisobanuraga avuga yuko yamushatse ko bazabana mu byiza no mu bibi, apana kubona ibibi bije akamukwepa. noneho kuko yari afite abantu benshi yigisha, umwe mu banyeshuri we yari abahagurutse aramubaza ati se Socrate, gushaka ni byiza cyane ibibi? aramubwira ati rero iyo ushatse umugore mwiza uvamo umuhanzi, ariko iyo ushatse umugore mubi birangira ubaye umufilozofe w'umusazi nkanjye. nibyo kabisa. rero nanjye kubera ukuntu ngutunguje nk'ijambo nkakubwira, nkabona urarimanukuye nk'ibintu wari usanzwe uzi. abategura ibitaramo baduhereza akazaho. kabisa niko bigomba kugenda, ariko uzajya ugira gakeya utazaba umusazi. none se ubundi twese si twasaze? umuntu wese aba afite ibisazi byiwe. buri wese afite ibisazi bye. Bushari niwe wabivuze, baramubaje ngo Bushari ikiyobyabwenge cyawe ni ikihe, ukoresha ikihe kiyobyabwenge? avuga ati se buri muntu wese afite ibiyobyabwenge bye. hari abo gusenga byabanye ikiyobyabwenge, rero n'ibisazi biza byaje bitandukanye, buri wese afite ibye. ahubwo ni ukuvuga ngo ibisazi byabasha kubana nabyo ntibitomboke ngo bisa. abo byatombotse nyine ubwo byabarenze, niba ariya nyine biba byararangiye. babajyanye nyine. ufite ibisigo byinshi, ese nta muzingo waba ufite wenda ushobora kutubwiraho, ko mbona nawe uri umusizi umva? ngiye mbaye umusizi w'umusazi. nta mizingo wibitsemo ubu ngubu? ni ukuvuga ngo uyu munsi aka kanya ikintu kiriho ni uko turi ku muzingo imbumbe y'ibisigo 12 UN rumuri album. rumuri apana ku rumuri. iryo zina ni iry'igisigo cyangwa album niko yitwa gusa? album yitwa gutyo, hariho n'igisigo cyitwa rumuri. ikaba yararangiye cyangwa muracyari kuyikoraho? album yararangiye, turimo turanayisohora, nuko njye na timu yanjye twararebye dusanga ni byiza yuko twasohora imwe buri byumweru bibiri. iyo nta biranega ijemo hasohokaho igisigo. ariko rumuri yo izasohoka mu kwa 12 icyo gisigo. turizera ko izaba iryoshye cyane. ariko ibi bintu
sinzi kabisa abantu tuba dusinziye kandi hari ibintu byinshi byiza bihari hanze ariko ikibazo ni kugira ngo tubimenye tugende tubivive tubibemo tumve uburyohe bwabyo. None ni hehe bashobora gusanga imizigo yawe cyangwa se nk'iyo album ahantu izajya iboneka ni hehe? Ni kuri YouTube byaka kanyiri kuri YouTube n'ibindi bisigo byanjye byose. YouTube channel yanjye Umusizi RUGA TRIGGER. Umusizi RUGA TRIGGER niho bashobora kureba. Nasanze abantu bagira akantu nyine ko kuvuga ngo nimba sabu bazi ko bayigura usanga kugira ngo umuntu avuge ngo nkandiye uriya muntu subscribe mfashe umunota umwe cyangwa iminota 2 cyangwa 3 nkanze ku gisigo cy'umuntu cyangwa indirimbo y'umuntu kumva nyine n'ibintu birenze wagira ngo okay birarenze kuko ni umwanya kandi umwanya urahenda ariko nimba ukunda umuntu ukaba ukunda ibyo akora kumushyigikira ugakanda subscribe bisaba iki? Sibyo se nta kintu nyine bisaba kandi subscribe ntabwo bayigura ntabwo bayiteka ntabwo ifunga telefone yawe ntabwo ihakinga fone yawe ni just support ubahaye umuntu kandi buriya iyo uyikanze n'uriya akayikanda nibyo birangira bimwishyuye akabaho life nziza agakomeza kohereza ibintu byiza. Nibyo koko ibyo uvuze ni ukuri ariko ntekereza ko urabona ibintu bijyanye no gukorera ibintu bya social media ibintu byo kuri internet ntabwo abantu buriya babona bizi cyane ari n'ubwira ngo ukande kuri subscribe njya nkunda kubyibutsa abantu uko ubivuze ikiganiro gica ku makanda ubutaha kiza kandaho ugasanga ari kugenda avaho asubiraho kubera ko iki abantu ntabwo bari bakabimenya neza gusa hamwe no kugenda tubibamo kenshi abantu bagenda babyumva bamenye n'agaciro kabyo bamenye ko iyo babikoze hari icyo baba hari umusanzu batanze cyangwa se niba hari icyo yakunze koko ari bukande subscribe ntazongere gukandaho ubutaha. Abanyarwanda ni abasirimu tumaze gusirimuka gusa hari umunyarwanda utunze smartphone wumva ko sabu bahora bakandaho barahari nimba hari yandike muri comment gusa ntabyo nzi kabisa gusa subscribe kanda rimwe ikintu ho rukanda ni like ugatanga na comment. Twikomereze turi no ku busizi bwacu twikomereze ku busizi bwacu ndumva cyangwa kandi kantu kagasiga ndahari ngewe kabisa. Tubwire kukira kamerama twibutse nawe tanga igitekerezo kandi ugiye gukupa Nansi kagiye kuvuga intare ya kanwa nanjye nibyo nari ndi gutekereza duhuze imbwa y'umukara n'intare ya kanwa hari imbwa nk'inyamaswa nahuriye nayo nayibonanye rukara rwa bishingwe ndavuga aho hari mu ndoto muri ya myaka ubwo uwigize imana ubwo uwiyumvaga akiyumva nka byose yamwiyongozaga akamwiraho ivu icyo gihe ari kumwe na ya mbwa ndavuga rukara rwa bishingwe imbwa bari kumwe nayo yasaga umukara nyamukara yari ikaraze ubwoya. Icyo gihe hafi aho intare ya kanwa yari wo umuhamya hejuru iyo ariko utarabashije kumvikana bikarangira wakabaye intwari yanahana batatu wa wundi wakabaye yarabaye urugero kuri benshi byarangiye ubwo buhamya bwa ya intare ya kanwa ka kanwa katari kamwe ka kanwa katari gato ka kanwa kamenyekanye kakamenyekanwa na ya ntare ya kanwa nta kintu byatanze. Icyo byatanze ni uko rukara rwa bishingwe yarapfuye yambwa y'umukara ikomeza kwikaraga yikaraga imihanda yizengurukaho yazengurutse uruziga itegereza ko rurangira ubwo nibwo intare ya kanwa yaje ikayikuramo ikayirera ikayitoza kugeza ubwo yasubiye inyuma mu bihe ikisangana na ryangombe. Imbwa y'umukara ukaba barayisigiye ukuyisiga ukaba urayisize cyokora ufite impano nziza vraiment ufite impano nziza ufite amagambo aza mu buryo bwihuse ufite sinzi niba umuntu ashobora gupimisha IQ amagambo
IQ ni ingano y'imitekerereze yawe cyangwa y'ubwenge bwawe iri hejuru cyane kuko ukuntu amagambo ahita agenda aza ni ibintu bidasanzwe ni impano ifitwe na bakeya ahubwo nta n'undi nari nagahuye nawe ufite impano nk'iyi ngiyi ufite. njya mbabona bikatisha kuri social media, hari n'abo nabwiye ngo duhuze ibyo bintu tubikore live. Byarakunze se? Ntabwo banze ariko nta nubwo bemeye, ariko akora undi mujene ujya ubikora. Uwo bita Kega Dolphin ni umuraperi ariko ako nta musizi nzi ubikora. Ni umuraperi yitwa Kega Dolphin, niba yohereza amagambo akayavuga nyine akayaririmba akayaraba. Urumva ko nyine muri bakeya muri benshi muri mbarwa. Niba ubona kuri iyi mihanda ya social media ukareba ugasangaho n'uwo muntu umwe, abandi wenda impamvu bashobora kuba batabyemera ni uko batizeye ko bageza kuri ntabwo baresista igihe kinini. Ikintu cyose umubwiye agahita akivugaho, ikintu cyose umubwiye agahita agisigaho. Biragoye. Ahubwo njyewe mba numva nk'iyo host ahubwo bazayitegure cyangwa uyitegure uvuga ati njyewe nteguye abasizi nka 2 biyaminiye, nateguye amagambo nk'ijana, nzajya mvuga ndabona wenda turakora table, umwe yicara hariya undi yicare hariya wicaremo hagati, umwe araba ari amagambo ye n'undi ari amagambo ye, uhere wenda iburyo uvuga uti vuga kuri iki, navuga wenda nk'urugero nk'ijambo rigoye se ubwo ni irihe, utagwabiza iminega. Uvuga ati rutagwabiza iminega, uwo hirya ahita avuga, ariko uvuga n'umubwiye ngo ahagarare, n'uvuga irindi jambo ku ruhande nawe ahita akomerezaho. Urumva nyine ni ibintu bisaba kuba sensitive cyane ku buryo byonyine niyo ndi kubivuga n'uwo turi guhangana nawe bari kubikurikira yatwawe cyangwa ari kumva ahantu ari buze gufatira kunyicira, kuko urumva nimba muhanganye aba ari kumva uburyo ndi guhuza amagambo kugira nawe amenye uko ari buyahuze biruta ibyanjye. Mu minsi ishize twigeze gukora akantu kitwa ngo muhangare, urumva ko haba harimo ibitutsi ariko nabyo biri mu bwenge bisanisha n'icyo umuntu avuze agahita akoramo igitutsi. Bambwiye umuntu yaranutse njyewe ndavuga buri kindi musubiza kandi we ngaho mangara ntabwo nabishobora. Nicyo kibazo, najya gutekereza akazamara nk'iminota nk'icumi ntarabona ikintu mubwira. Urumva ni ubusizi kandi nubwo umuntu yumva ari amagambo yanavuga ariko kugira ngo uyatondekanye uvuga ati ndahita mfatira ahangaha biragoye. None se ako kantu ubwo tugiye kugategura kandi tuzera ko uzaza ahubwo tuzakuraho undi muntu umusizi. Abasizi barahari kabisa. Hari Kanange challenge, hari umusizi umwuzuro, hari Nyirarumaga Alice, hari uwo bita Serwakira, hari uwo bita Rekirukunge, hari uwo bita Boyfriend, mweka unamuzi? Ko ndamuzi. Hari uwo bita Boyfriend. Urase yasobanura kubihangara kuriya? Nawe akora ama freestyle meza. Sinzi nimba ari ama freestyle cyangwa yabiteguye, ariko ibyo mbona ni byiza kabisa. Hari abo bita Basano, Sekarama n'umupapa ntabwo yabimushyiramo. Abasizi ni benshi, hari Keyani Yambi, hari Anne Udahemuka, hari Murekatete, ayibasha kuvuga ibintu nk'ibi. Hari Murekatete, hari Kibasumba, hari uwo bita Benimana. Abasizi ni benshi. Tugiye gushaka rwose umwanya n'uburyo ushaka uzakiremo abaraperi cyangwa Musafa urabeshya abaraperi n'umuraperi bishobora kugenda abakarapa mvuga hose. ahubwo ako kantu tugiye kugategura kandi byaba biryoshye, byaba biryoshye kabisa. Turizere ko natwe tuzatuzanya akantu kagashya muri industry. Iyo ni brand ahubwo ugomba
kuzabitekereza umunsi ewana yafasha abo bantu. So turagushimiye rero, byari biryoshye kuba turi kumwe kandi iyi ni intangiriro. Numva ko dushobora kuba turi kumwe kenshi tukagira ibintu duhereza abanyarwanda, tukagira inspiration duha abandi bashaka kuba basizi cyangwa se bari kugenda babyinjiramo. Ubu ngubu hari benshi bari bukwigireho kavuga ati nanjye nk'umwana akareba ati nanjye ubwo ndebye reka mvuge ku nzu y'iwacu, agahita ayimanukura wenda akagenda abyandika ariko aba ari kugenda abyigiraho ku nzu y'iwacu. Inzu y'iwacu, iwacu ku gicumbi cy'umuco, inzu y'iwacu iwacu hariyo n'inzu ikaba inzu ya data. Inzu ya data ni mama, ni watahaho, ni wasangaho, ni watayisangaho, na mbere y'uko ansanga arabanza akamubwira ati wiriwe shari. Ijambo ryose ni ukuvanamo ubusizi byose. Ako njyewe ibintu mbyiga nagendaga ku muhanda nyine urumva twari dusoje. Oya nta kibazo ni ukuvuga ngo ni ibintu umuntu wese yakiga, ni challenge umuntu wese wumva ubishaka yabikora. Ni ukuvuga ngo ntabwo gutekereza gutyo nyine ni practice, kwiga ni uguhozaho. Ni ukuvuga ngo njye ntabwo nari umusizi, sinari nzi ko nzaba umusizi, ariko igihe naboneye yuko bishoboka nkabona ntabwo bizantwara igihe kwiga ikinyarwanda nk'icya Rumaga. Hari noneho abo mbona ngo bagahenda ewana bavuga ikinyarwanda kabisa. Sekarama buriya we arijijisha, ariko icyazi icyo yari kukimbwira tuganira agasemana wambabariye. Nyine bavuga ikinyarwanda kabisa, ukavuga ati nk'ibi bintu nzabifata ryari. Rero nahise mvuga ngo kanege insubirajwi, kuko nashakaga kujyana n'abandi ako mu buryo bwanjye. Nizi nsubirajwi nigana freestyle, niyo mpamvu mbishe nataye rusaro, busaro, rusaro, gasaro, rusaro, nataye undicuza. Mu rugendo harimo ngabaswa, bangize umuswa, nyanswa, umuswa, mpindurwa, umuswayire, nyanswa, kuvugwa nswaswanuko. Nyine urumva ni insubirajwi. Ako hari nibyo harimo muvuga. Oya birasobanutse. Nyanswana ni iki? Nyanswa, umuswa, nswaswana uko. Nase nswaswana bisobanuye iki? Zakorera research. Mu cyitwa umutima harimo mu ngabire rugabagaba, rugabangabira, iyi ngabire nyigabirirwa guturizwa i Rwanda. Nyine umva yuko nibanda ku nsubirajwi, ako na freestyle ndazikunda cyane. N'ibisigo byanjye bimwe mu byo nkunda kuruta ibindi ni freestyle. Harimo nk'imisozi, aho bavuga ngo ifaranga rikomeje kubura ryaburiye buri hamwe naho narihigiye. Ikiyede naratumitse, ubukarani naratumitse, igifundi naratumitse, aho natumikiye ni mu gupfubura abapfakazi bapfushije bakiri batoya n'abashaje sinabapfubura. Naho narigenza riga ubu ngeze mu buhanzi n'ubusizi. Iyi mpano akagenda dutora iki kiragingo ni Mike, bizatinda kishyure kazishyura, uko byagenda kose kazishyura. Icyo gisigo twagikoze ari freestyle. Yari freestyle, Stigri yashyizemo indirimbo yiwe Colors, ndangije ngenda mpita nkora iyo freestyle, nyuma nanjye mfata akanya ko kubyumva mpaka mbifashe mu mutwe nk'uko wakumva indirimbo y'abandi. So nandi kubwira aho abantu byavuye, nimara gusobanukirwa ko nshobora gusiga, nkabona ntagenda nka Rumaga cyangwa ngo ngende muri style ya Rumaga cyangwa bo bagahera. Nyine nkagenda neteranya gutyo gake gakeya, nkagenda ibyatsi mu bwatsi, akatsi nakafatishije icyansi, mata abogokera mu cyansi, nyanaguza akatsi, nyine gutyo nkagenda mbihuza kugeza ubwo byaje kuba ibintu bingana gutyo. So practice makes perfect. Yeah, you're right. Ariko bingibi byo birakomeye. Abantu ariko wa mugani ko bivuze ushaka, iyo umuntu abishaka ashobora no kubikora. Twatarama wadusiga bukira bugacya. Reka ducukirize, babyita gucutsa. Shabyita uko bishaka. Ducukiriza ahangaha tuzongere turi kumwe noneho kwa kundi twabivuze, turi kugenda duhana ikinyarwanda, ikiboneza mvugo. Ndahabaye ikindi abasizi nabahaye challenge, ndaza gusohora igisigo cyitwa umupfu.
n'ubundi nayo ndi kubabwira ati kari njye busizi urenze undi wumva arenze azansubiza nansubiza nanjye nzamusubiza gutyo. Biba ari byiza bituma abantu biyungura n'ubwenge biyungura n'ubumenyi n'ikinyarwanda cyacu tugakomeza kugiteza nk'imbere kuko iyo biciye mu buhanzi nk'ubwo ngubwo abantu babyumva cyane kurusha kubivuga bisanzwe mu madiki cyangwa se mu majambo abantu baba bari kuvuga asanzwe. Reka tugusezere kandi tunagushimira kuri uyu mwanya waduhaye, turizera ko ubutaha bizaba byiza kurushaho dufite n'umwanya uhagije. Ndabaye kabisa. Tuzasubira ubutaha kuri Lioness All Talent channel igamije kuzamura impano zitandukanye ariko bikaba byiza n'umwihariko ari impano z'igitsina gore, noneho bikaba umwihariko iyo turi kumwe n'abamaze kugira aho bagera nk'uyu musizi twari turi kumwe kugira ngo abere akarorero cyangwa se abandi bamurebereho bifuza kugera nk'aho yageze cyangwa se n'akabarore kugira ngo babashe gutera ikirenge muke. Tuzasubira ubutaha rero aba Lioness All Talent. Ciao, bye. I love you. We love you too.